reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza nongera no kuguha ikaze kuri channel ya udahogora niba ukunda ibijyanye no guteka unkurikirana ndagushimiye cyane niba uri mushyashya kuri iyi channel ukande subscribe ukande kukazogera ka notification ukande like ukande share unsangize n'ibitekerezo mu mwanya wa comments cyangwa se uzakoresha adresses ziri muri description box munsi y'ino video ube wambwira igitekerezo ufite ndetse tube twanakungurana ibitekerezo. Uyu munsi rero nakoze video benshi bansabye ya crêpe, ni ibiryo byoroshye cyane kuri breakfast. Rero mu gukora crêpe cyambere dukenera ni no sucre vanille, ariko ushobora no kuba utayifite nta kibazo ushobora kutayikoresha. Murabona ko ndi bukenere n'amata, igikombe kimwe cy'ifarini, amagi 2, ubuki, isukari, umunyu ndetse na blub. Gusa ushobora no kuba utakoresha ubuki kuko nyine ndabukoresha muri presentation gusa. Ya magi 2 rero murabona ko nayameneye muri ya bowl ndi buvangiremo, hanyuma nshyiremo n'agakombe k'amata. Nimara gushyiramo agakombe k'amata ndakurikizaho sucre vanille cyangwa se vanilline sugar. Ariko utanayifite nayo ushobora kubikora nta kibazo, ntabwo ari ngombwa cyane. Nimara kwishyiramo rero ndahita nshyiramo n'isukari isanzwe, ariko mubonye ko nshyizemo n'umunyu. Ibiyiko 4, ibiyiko bitoya kino kiko kivanga icyayi nibyo ndi bushyiremo by'isukari. Kindi uramutse ukunda ibintu by'amasukari cyane wenda ushobora gukoresha isukari irenze iyi ngiyi, kimwe n'uko udakunda isukari ushobora gukoresha nk'utuyiko 2 gusa hanyuma ukabyihorera. Byose biterwa n'ukuntu umuntu akunda. Rero ndafata ka gakombe nari napimiyemo amata nshyiremo ibiyiko binini 2 bya bleu blanc. Mubonye ko mpimishije akayiko gato ariko nkagerageza kukuzuza cyane kugira ngo bise nkaho bingana n'ikiyiko kinini. Rero ndashyira aya mazi, ndashyira iyi bleu blanc mu mazi ari ku ziko, hanyuma iragenda ishongera muri kara gakombe kwako kari bube gateretse mu mazi ashyushye. Hanyuma nimara gushonga neza mpite nyisuka muri bya bindi byose nari nashyize muri bowl, hanyuma mbone kubivanga. Ushobora kuba udafite iyi mixer nkoresha, iyo ikifasha gusa no kugira ngo byihute, ariko ushobora gukoresha umutozo, ushobora gukoresha ifurusheti, cyangwa no kubivanga neza ku buryo bihura bikivanga neza, ya sukari igashongeramo muri aya mata n'aya magi n'ibindi byose twashyizemo hano. Cyangwa nuko byivanga gusa, ntago ari ngombwa ngo ufite iyi mixer ubone kubikora. Hanyuma ndahita nsukamo yafu rero, hanyuma nayo nyivangiremo. Ndavanga bigeze aho nyine yafu nayo iri bwivange na bya bindi byose ukabona byabaye ikintu kimwe, byabaye uruvange rufashe rumatiriye, ariko nanone bidafashe cyane kubera ko ntago tugiye guteka amandazi, tugiye guteka crêpe. Hanyuma rero nimara gukora wa ruvange, umuriro ndi bukoreshe n'uyu nguyu ngerageze kubereka kugira ngo mubone ko ari umuriro mukeya, n'amavuta no gukoresha amavuta makeya kugira ngo utaza guteka ibi crêpe bijejeta amavuta. Koresha utuvuta dukeya gusa two gushyira ku ipanu kugira ngo idafataho, hanyuma ugahita usukaho. Wirinda gusukaho byinshi kugira ngo bitaba pancake. Ubundi pancake nayo uyiteka nka gutya, ariko ugasukaho byinshi ukabashyizemo n'umusemburo. Rero crêpe kagomba kuba ari gato, kagomba kuba kananutse, ugomba gusukaho bikeya. Ikindi kikubwira yuko igihe kigeze cyo guteka no ku rundi ruhande, muri kubona hari ukuntu ahari gushya hari kwenda hasa nkaho hahinduka umuhondo, hijima. Ibi bintu by'igikoma nasutseho uru ruvange rugenda rwumuka. Bibonye rero hose rero hatagisa nk'uku hasa umweru, niba ariko nabivuga, ukabona irimo iragenda ihinduka umuhondo. Urabona ko ubuyumutse nta bintu by'ibizi birekuranye bikiriho. Noneho rero ndahita nkoresha, ushobora gukoresha agaspatule kashinzwe nyine guteka ibintu by'imireti n'iki, ariko ngiye kuko nta mfite ndakoresha akayiko. Ushobora no gukoresha ifoke icyo ufite, hanyuma ugasa nk'uwegura, hanyuma ukabona guhindura ugateka no ku rundi ruhande. Nuko rero rwa ruhande nari ntetse rumeze,
ndateka no ku rundi ruhande. Buri ruhande ugenda uruteka byibura iminota 3 ku muriro mukeya. Hanyuma rero ndagenda nkoresha akayiko ngenda ndeba, hari aho ukora ukumva wenda biracyafininye, biracyagize ute, bikakwereka ko wenda ugikeneye kurekera ku muriro ho akandi kanya gatoya. Ariko iyi crepe yanjye yumutse, ndabona igihe cyo kuyarura kigeze. Rero ndahita nyikura ku ipanu, hanyuma nyishyire ku isahane. Nimara kwishyira ku isahane ndahita nkurikizaho n'ubundi kongera gukora nka biriya nari nkoze, nongere nteke n'iyindi. Rero nkunda crepe izinze, ariko ushobora no kuyiseriva nyine itazinze cyangwa wayizinze mu buryo ubishaka. Mu gihe rero iyi ngiyi ikiri gushya neza, ndakoresha uwo mwanya ya crepe, ubona ko uriya mwanya uciyemo yari iri guhora idashyushye cyane ngo nyikoreho nshye, hanyuma nyizinge, hanyuma nkatemo kugira ngo bibe udupiyese tubiri. Ariko ushobora no kutayika tukayizinga gusa, mbese byaterwa n'uko ubishaka. Ntabwo ari ngombwa ngo ukore nk'ibi ngibi byanjye, ariko ngewe nibyo nkunda kugenda nkatamo tukaza tumeze kuriya nyine ari utuntu tw'uduce. Ndakomeza rero nteke za piyese zose nateganyije gukora. Ni piyese zigeze kuri 6. Ndagenda rero nteka buri yose, n'undi mbigenza nk'uko nabigenje kuri ziriya za mbere naberetse. Nta kintu kidasanzwe rwose. Crepe ni ibiryo bitwara umwanya muke cyane. Gusa ku bantu badashaka kubyibuha cyane, namwe murabizi nyine ku ifarini ntago ari byiza kubirya buri munsi. Haba harimo amasukari, keretse wenda uramutse utashyizemo amasukari n'iki, usanga ibi bintu ari ibintu bibyibushya. Uramutse uri umuntu udakunda kubyibuha, cyangwa se uri umuntu umubiri wawe ubyibushywa n'ibiryo, hari n'abantu birira ntibabyibuhe, ariko udakunda kubyibuha rwose wajya ubirya rimwe na rimwe. Ndateka iyi crepe nayo rero nkomeza gucunga umuriro nirinda ko bishirira, impande zose nziteke neza zumuke. Hanyuma nayo ndayarura, zose ndagenda nzigenza nk'uko nagenje ya yindi nakoze bwa mbere. Murabona ko rero za piyese zanjye 6, ubu ngubu tuno tuntu n'utuntu 12 ko nari nakoze crepe 6 nuko bimeze. Hanyuma ndongeraho imbuto zitandukanye nateganyije guseriva. Tuba turi abantu 3 hano muri uru rugo, ubu tuntu twose mubona n'utw'abantu 3 nitwe tugiye kutwirenza. Ubwo rero murabibona ko ari crepe zimeze neza, zidafite ibivuta byinshi, zumutse, zisa neza cyane. Nuko nguko zitegurwa mu by'ukuri, naho ibindi bya presentation bya nyuma yaho biterwa n'ubushake bw'umuntu n'ibyo ukunda kurya n'ibyo igifu cyawe cyemera. Ubwo rero ikindi nababwira nuko uramutse udakunda nko kurya amavuta, crepe ushobora kuyiteka ku ipanu gusa nta mavuta bashyizemo, cyane nka kuri umuntu aba yashyizemo bleu, biba bihagije. Ushobora kuyiteka udashyizeho amavuta, kandi nabyo bigakunda, kandi nabwo ibiryoshye. Murabona ko rero nashyizeho umuneke, nshyiraho pome, ndetse nshyiraho n'ipapayi, kugira ngo tuze kubirya nyine tushyiraho n'agafruit ku ruhande. Nimara rero kubishyira hamwe, uku nguku niko bimeze biri kumwe byose. Uku nguku urabona uyirambuye ikrepe uko imeze. Noneho ndakuraho ibyanjye bikeya nshyire ku gasahane, hanyuma ngende nshyiraho ubuki, ariko ntabwo ari itegeko. Ushobora kubukoresha cyangwa ntubukoreshe, gusa nyine njye nikundira ubuki kuburya ku bintu nk'ibi by'amafarini. Ubwo rero buri wese ashobora kugenda yiseriva mu bo turi busangire bari hano mu rugo, akagenda yiseriva uko abyumva kuri izi crepe ndetse n'izi mbuto nabiteguranye. Ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye uko naziteguye. Mwari kumwe nanjye Udogora Vanessa Peace. Naho ubutaha, ndabakunda cyane.